Khan biravuga ko butuvugana kubera gutinya kwicirwa mu Buhinde agiye gufata indege agahunga akava mu gihugu cy'Ubuhinde akajya gushakira ubuhungiro muri Dubai akaba ari ahungira umuntu uri kumutera ubwoba akashaka kumwica. Ku bakunzi ba filime by'umwihariko abakunda filime z'Ibihinde hirya no hino ku isi ngira ngo umukinnyi w'amafilime bita Salman Khan nta muntu utamuzi, arazwi cyane. Uyu mugabo Salman Khan ubuzima bwe buri mu kangaratete guhera mu kwezi kwa kane nibwo byatangiye ku bibazo bikomeye cyane ku buryo uno mugabo abayeho mu bwoba, abayeho ari gushaka ukuntu yahunga, abayeho urugo rwe rurinzwe n'abapolisi benshi cyane kugira ngo aticwa. Muri make Salman Khan abayeho nabi mbega kwa kundi uvuga ngo ninsohoka baranyica nintemberera baranyica, ku buryo urugo rwe rurinzwe na polisi ahagiye abarinzwe n'abantu amagana n'amagana barenze bose kugira ngo barebe ko n'umugabo atakwicwa. Byatangiye bite rero? Salman Khan ninde uri kumuhiga? Ubundi Salman Khan arazira iki? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe. Gusa mbere yuko dukomeza narakubwiye ngo ugire basi ko wakoze subscribe kugira ngo tugendane neza. Uburyo bimezemo rero ibya Salman Khan. Ngira ngo Salman Khan ubundi amazina nyakuru no mugabo mwita Abdul Rashid Salim Salman Khan. Uno mugabo yavutse mu 1965. Ngira ngo imyaka yari kuyumva. Salman Khan akenshi mubona mu mafilime bakina harimo ibyihebe, ukabona mu Buhinde ari ibyihebe byagiye bikaba nk'ahantu ku buryo n'abayobozi batavuga, bega bari abantu bigize ama gangster mabi cyane ateye ubwoba. Mukagira ngo ni ibya filime. Nimba ugire bazira filime z'Ibihinde, ibintu byinshi Abahinde bakina byose bibayo iwabo. Ikintu wenda bakora cy'igikabyo ni ya mirwanire yo kuguruka n'ibiki byose biriya byo ni ibikabyo. Ariko story nyinshi z'amafilime bakina mu Buhinde ngo ari amaklase y'amafaranga, ibiki byose ubona ni ibintu biba mu Buhinde. By'umwihariko ibintu mukunze kubona mu mafilime y'Abahinde, ukunze kubona ko ari igihe usanga n'aba ba Salman Khan bajya babikira mu mafilime, ugasanga umuntu ari gukina ari ikihebe afite andi mabanda magana ayoboye ategeka ati mujye kwica uyu, habaho kurasana ku buryo na polisi bayirasa, cyangwa se ugasanga bateye ubwoba n'abayobozi ako gace kigaruwe n'ayo mabandi n'umuyobozi ntago agira ijambo na leta ntago ipfa kuhagira ijambo. Ibyo bintu mu Buhinde bibayo. Ibyo rero nibyo biri kuba kuri Salman Khan. Salman Khan ubu tuvugana inshuti ye yamaze kwicwa bitewe n'uko ahanini bari kuvuga ngo yishwe kubera yari inshuti ye, uyu bishe yahoze ari minisita. Ariko kugira ngo tugendane neza reka tubitangire ubundi byose bijya gutangira. Salman Khan ubundi byagenze gute? Ngira ngo abantu benshi bakurikira amakuru hirya no hino ku isi mwatangiye kubona inkuru za Salman Khan zivugwa guhera mu kwezi kwa kane. Mu kwezi kwa kane Salman Khan afite apartment yitwa ngo ni bayita ngo ni Galaxy atuyeho. Iya apartment ye hari abantu bahaciye bari ku mamoto baraharasa. Abo nibwo byasakoje cyane bidakora ko mu mwaka w'2020 haje umurashi n'ubundi kurasa Salman Khan mu rugo iwe, ariko aza gufatwa afite bya bibunda birebire arafatwa. Ariko ibyaherukaga ni mu kwezi kwa kane uyu mwaka haciye abantu imbere y'urugo rwa Salman Khan baharasa amasasu menshi cyane. Bamaze kurasa amasasu menshi cyane nibwo Salman Khan icyo gitero kigambwe na ba nyiri kugitera. Avuga ati nitwe twashatse kurasa Salman Khan kandi yicara bizi ku buzima bwe buri mu kangarateta akanya kariho kose tuzamwica, tugira ngo birarangiye. Icyo gitero kigambwe n'uwitwa ngo ni Lawrence Bishnoi. Uwo mugabo afite itsinda by'abandi bita ngo ni gang, afite agatsiko k'amabandi bivugwa ko ayo mabandi ari hagati y'abagera kuri 700 n'igihumbi. Nimvuga ngo na amabandi ntugire ngo ni amabandi asanzwe, na amabandi y'abicanyi ari mu itsinda ry'uwo mugabo bita ngo ni Lawrence Bishnoi. Uwo mugabo bita Lawrence Bishnoi turaza kumugarukaho. Uwo mugabo yaravuze ngo nzica Salman Khan nubwo barokotse, ariko Salman Khan nzamwica. Ejo bundi byumweru 2 bishize Salman Khan ku rugo rwe barongeye baraharasa. Bamaze kuharasa mu cyumweru gishize ejo bundi Salman Khan kuri polisi bakiriye message ivuga ngo Salman Khan yishyure ibihumbi 600 by'idolari byo kugira ngo duse nk'abantu nyine bacururutse duhoshejwe uburakari tutazamwica. Ababivuze ni ryatsinda n'ubundi ryitwa ngo ni Lawrence Bishnoi. Bavuga ati Salman Khan tugomba kumwica. Ese impamvu uwo mugabo bita Lawrence Bishnoi ashaka kwica Salman Khan ni iyihe? Ibyo rero byo tugiye gutangira turebere hamwe. Uyu mugabo bita Lawrence Bishnoi ni umwana mutonya tu wavutse Salman Khan n'ubundi ari hiti. Ariko mbere yuko ibyo tubyinjiramo, Salman Khan wumve ngo arasabwa gutanga ibihumbi 600 by'idolari kugira ngo bataza kumwica, kugira ngo ako gatsiko byibura gatuza, ariko ubundi kari kararahiye ko kagomba kumwica. Byatangiye gute? Reka tubihere imuzi tuze kumenya ibyo ari byo. Uyu mugabo ushaka kwica Salman Khan yibereye no muri gereza.
ngira ngo ukibona amafilime y'ibihinde ukabona umuntu ari muri gereza atanga amategeko abantu bari hanze mu gihugu bagakora akazi afite internet afite amatelefone n'ibiki kandi polisi nta kintu yabikoraho. Ibyo byose nibyo biri kuba kuri Salomon Khan. Ukuriye ku gatsiko k'abicanyi yibereye muri gereza akorera akazi ke muri gereza, bamwita Lawrence Bishnoi n'itsinda rye ry'abicanyi. Reka dutangire. Byagenze bite rero? Ubundi bivugwa ko ngo iri tsinda rya Lawrence Bishnoi rimaze imyaka n'imyaniko bari guhiga Salomon Khan ngo bamwice. Ntago ari ibintu bitangiye muri uyu mwaka cyangwa umwaka ushize. Uyu mugabo wumve ni hari umwaka wa 2018 nibwo uno mugabo yabitangaje. Uno mugabo yarivugiye ati Salomon Khan nzamwica kandi azapfira Jaipur kandi mwese muzabibona. Uyu mugabo yabitangaje 2018 nibwo Salomon Khan ubwo ubuzima bwe bwatangiye guhigwa n'aka gatsiko k'amabandi. Ariko icyo gihe byari bitarakomera nk'uko uyu munsi byakomeye. Salomon Khan ku kikano gatsiko k'amabandi kayobowe n'uwitwa ngo ni Bishnoi kari kumugendaho. No kubera icyo ubundi uyu mugabo ukunzwe cyane mu Buhinde kubera umutima mwiza yigirira. Ibi byose byatangiye mu mwaka w'1993. Icyo gihe Salomon Khan yari afite imyaka 28. Ngira ngo urabyumva ko Salomon Khan ari umuntu mukuru, ari muri 50 umusasa mukuru. Salomon Khan mu mwaka w'1993 Salomon Khan yari yujuje imyaka 28. Ndetse icyo gihe Salomon Khan yari afite n'amafilime ari hiti kuko yatangiye gukina amafilime muri za 88. 93 Salomon Khan yari umustar afite amafilime ari hiti ameze neza. Muri uwo mwaka rero ndi kukubwira 1993 wumve ngo umugabo uri gushaka kwica Salomon Khan ufite agatsiko k'amabandi we nibwo yari akivuka muri uwo mwaka. Yari yashize nk'umwaka umwe avutse avukira ahitwa muri Punjabi village. Umugabo nta wundi bamwita Bishnoi Lawrence. Icyo gihe yari umwana. Salomon Khan ari umustar afite imyaka 28 nibwo uwitwa Bishnoi yavutse uri kumuhiga ushaka kumwica. Akubwenge iyi nkuru yumve neza uraza gusanga neza wagira ngo ni nka film uri kumva. Uyu mugabo bita Salomon Khan mu 1998 urumva yari umustar ukomeye cyane. Yaje kujya mu gace bita ngo ni Jodhpur. Jodhpur ni mu gace nyine kari mu Buhinde. Yagiye mu mujyi bita Jodhpur ariko hari hameze nk'ari icyaro kibi cyane icyo gihe. N'ubu ngubu ni icyaro muri Jodhpur. Salomon Khan ajya muri ako gace yaragiye kuhashutingira filime ye, cyangwa se mu yandi magambo yaragiye kuhafatira amashusho yagombaga kujya muri filime ye. Bari gukamera filime zabo. Icyo gihe filime bari gushutinga mu 98 bagiye gushutingira muri ako gace ka Jodhpur. Ni filime yitwa ngo ni Hum Saath Saath Hain. Iyo filime Hum Saath Saath Hain ni filime ya Salomon Khan yagiye kuyishutinga ubwo kumwe na Saif Ali Khan. Kubareba filime muramuzi nayo n'umukinnyi w'icyamamare ari kumwe n'umugore bita Sonali Bendri umaze gukura yari umustar kera, ndetse n'uriya mugore ukina amafilime yo muhinde bita ngo ni Tabu. Urumva ni filime yari irimo ibyamamare byinshi bigera muri 4. Salomon Khan abamanukanye na Saif Ali Khan kujya gushutinga filime Hum Saath Saath Hain. Salomon Khan ageze muri ako gace urumva na gaturage k'agashyamba kari aho ngaho. Salomon Khan bano ngira ngo mujya mubibona abazungu cyangwa se n'inaha byara habaga sinzi nimenyebwe ntago bikihaba bicye bibaho nyine ugasanga abantu bafite amafaranga yabo baravuze ati ariko mureke dufate imbunda tujye guhiga mu gashyamba turuhura mu mutwe dushaka inyamaswa tuzirase tuzirye ibintu nk'ibyo ngibyo. Salomon Khan ageze muri icyo giturage cya Jodhpur kumwe bari gushutinga filime aza gufata ikiruhuko kumwe bamuvuze ati weekend ntago tuzashutinga tube turuhuka ariko bakiri muri icyo giturage. Nibwo Salomon Khan yafashe imbunda we n'abagenzi be cyangwa se n'abandi bashuti be n'ababa baherekeje kuko filime mu Buhinde zishutingwa n'abantu benshi bajya mu ishyamba guhiga udusimba bita ngo ni black bucks. Izo black bucks ni zenda kumera zino tuno tunyamaswa bita ngo nisha ya impongo impara tunyamaswa mujye mubona ukuntu twenda tukumera muri buriya bwoko. Ariko ubwo bwoko bwa black bucks bwo n'ubwoko nyine baba buri gucendera nka kumwe bakubwira ati ngagi ni inyamaswa ziri gucendera ku isi zisigaye ahantu hake, ariyo mpamvu ubona inaha zikurura abakira rugendo kuko ubusanga nta hantu henshi ziba ku isi ziri gucendera. Salomon Khan ageze muri ako gace yagiye guhiga utwo tunyamaswa bita ngo ni black bucks. Turi 98 Salomon Khan yica utwo tunyamaswa 2 nibyo bamuregaga we akabihakana ariko ngo ntago yatwishe akavuga ibindi. Salomon Khan icyo atarazi muri utwo duce bita ngo ni black bucks hari ubwoko bwaho hantu muri ako gace basenga utu dusimba. Hari bagira abahinde bagira bitwa ngo ni baguru usanga ari nk'umwigisha wabo w'amahame ya kera twakwita nk'umupasteri wacu ubu ngubu usanga ari nk'umuntu bafatira icyitegerezo bifuza kuzamera nkawe wafuzwe mu bitabo bya kera. Bo bizeraga ko umwuka w'uwo muhanuzi wabo cyangwa se iyo ntimwa y'Imana byabigirwamana byabo ngo umwuka wayo uba warazukiye muri utwo dusimba bita ngo ni black bucks ku buryo muri ako gace abaturage baho basenga utwo dusimba twitwa ngo ni twa black bucks. Abahinde bagira iyo ngeso bagira uwo muco mu Buhinde ngira ngo urabizi nta muntu urya inka uri kugenda ukaba wabona inka ntago wemerewe kuba wayirya. Platini niyo nabonye ujya muri restaurant z'Abahinde akavuga ngo mwampaye beef bari bamwishe
ntago barya iziriya inka barazisenga nyine mu Bahinde ni umugenzo wabo bakujyana no mu rukiko uramutse ukoze iryo kosa ryo kuyirya ukavuga ngo ni wari ubizi bashobora no gukatira igihano cyo gupfa n'urugero. Nibwo rero uno mugabo yishe utu dusimba, ariko utwo dusimba mu muco wo muri ako gace yararimo n'udusimba basenga bubaha ku buryo abaturage banakwicira ubwo bavuga bati gututinyuka kwica imana zacu. Ntago yari abizi. Icyo cyaha Salomoni kana agikora akagikorera muri ako gace. Uriya mugizi wa nabi uri kumuhiga ushaka kumwica, icyo gihe we yari afite imyaka 5, urumva yari akiri muto mu 1998. Salomoni kandi guhera 98 yatangiye kujyanwa mu nkiko n'abaturage bo muri ako gace, yitaba inkiko bavuga bati yishe inyamaswa hano twubaha tunasenga. Abantu bo muri community y'uwo mugabo nababwiye witwa Bishnoi batangiye kurega Salomoni kandi bamujyana mu nkiko bavuga ati yishe imana zacu, yishe udusimba tubiri. Biriya bintu ntago bibaho, bamujyana mu nkiko n'abacamanza kuko batumira Salomoni kandi aza mu rukiko. Muri make abantu bo mu bwoko bwa Bishnoi, uyu musore akomokamo Bishnoi, bafata utwo utunyamaswa nk'ikiremwa gitagatifu. None Salomoni kandi, mbega Salomoni kandi bamubara nkaho yaje akica imana zabo. Urumva umuntu ariko waza akica imana yawe? Nimuzi ibyo mwari mukoreye abantu ngo bishe Yesu. Salomoni kandi icyo gihe muri 1998 baramureze arafugwa, bamaze kumufunga kubera kwica utwo dusimba two mu bundi bwoko bafata nk'imana. Nyuma y'igihe baje kumurekura arataha. Urabizi iyo ufite amafaranga urishyura amafaranga, harara hakurya ibyaha byose ukaba warekurwa ugakurikirana uri hanze, cyangwa se icyo cyaha ukanakigura. Salomoni kandi yishyuye amafaranga ararekurwa 98 kubera icyo cyaha, ariko ntabwo byari bivuyeho. Babanturage bakomeje kujurira bakajya bahora bajya kumuriga mu rukiko, turiya muntu urega yishe imana zacu. Imyaka yaragiye iricuma guhera 98 ubwo bwoko burega Salomoni kandi ari hanze ariko yikinira amafilime ye, yakomeje akazi ke. Mu mwaka wa 2006 urukiko noneho rwakatiye Salomoni kandi bavuga bati Salomoni kandi dukurikije itegeko rirengera ibinyabuzima n'inyamaswa, wishe inyamaswa ebyiri kandi zifatwa nkaho ari uguhonyora umuco w'ubundi bwoko. Icyo gihe Salomoni kandi bamukatiye imyaka 5 muri gereza, banamuca ihazabu, nimba ari izahabu nimba ari ihazabu y'ibihumbi 26 by'amarupi no gufungwa imyaka 5. Biramugenda mwicisha utunyamaswa, guhisha akanyamaswa urarya. Salomoni kandi 2006 bamukatiye imyaka 5 muri gereza n'ihazabu y'ibihumbi 25 by'amarupi, n'amafaranga akoreshwa mu Buhindi. Mu mwaka wakurikiye Salomoni kandi yashatse kujurira, ariko bamwangira ko ajurira. Baravuga ati ntabwo twakwemerera kujurira. Icyo gihe yari ari muri gereza, baravuga ati iki cyaha kiraguhama. Icyo gihe ndetse Salomoni kandi bagiye no kumufungira muri gereza y'ahandi yakoreye icyaha muri Jodhpur. Icyo gihe Salomoni kandi yafunzwe icyumweru. Amaze icyumweru muri gereza muri ya myaka 5 bari bamukatiye, nibwo yaje kurekurwa. Bizi nyine ikina ni ifaranga barajugunya. Salomoni kandi ni umukire, bamukatiye imyaka 5 ariko amaze icyumweru muri gereza baramurekura, yishyura amafaranga kugira ngo bakomeze banabikurikirane n'ubujurire barebe ibyo ari byo, nubwo bari babanje kwanga. Ubwo Salomoni kandi bwa bwoko yahemukiye, nigeze gukubwira ko hari umwana wari warabuvukiyemo bitaga ngo Lawrence Bishnoi. Ubwo Bishnoi none yari amaze kugenda akura, icyo gihe yari amaze kugira imyaka 17, ari kumva ibivugwa muri karitsiye, yumva ubwoko bw'iwabo karitsiye akomokamo ko hari umukinnyi wa filime w'icyamamare waje akica inyamaswa cyangwa se udusimba bafata nk'ari imana zabo, ariko bimujya mu mutwe n'umujinya ugenda uzamuka. Yari umwana w'imyaka 17. Icyo gihe nibwo umwana bita Bishnoi yari arangije amashuri ya secondaire ahita ajya kwiga kaminuza. Icyo gihe uwo mwana Bishnoi yese yimukira ahitwa Chandigarh College. Umwana yari yagiye kwiga mu byerekeranye na porogaramu z'ubuhanzi n'ubugeni, ariko agezeyo mu mwaka wa mbere muri kaminuza Bishnoi bamufasha ari gukopera, ahita acika i Kigali yigendera, avuga ati ntabwo nzagaruka muri iyi kaminuza kuko n'ubundi gufatwa n'ukwirukanwa. Uyu musore Bishnoi yahise ashaka ukuntu najya muri kaminuza kwiga amategeko, muri kaminuza bita ngo ni Punjab University, ajya kwiga amategeko. Ubwo urumva umaze kugendamo umusore ari kugenda akura. Salomoni kandi nawe ubwo ngubwo yisubiriye mu kazi ke k'amafilime, urukiko nyine yarebye n'ubucamanza yabaye abihoreye, yibereye muri ibyo ngibyo. Umusore amaze kugera muri iyo kaminuza ari kwiga amategeko, yatangiye kuba umuyobozi w'abanyeshuri babandi babigaragambya. Urumva yiga amategeko agaragaza amwe mu mategeko ya leta atagenda neza, babandi bita ngo ni abanyeshuri nyine bashaka impinduramatwara mu gihugu. Bishnoi yatangiye kugira itsinda ry'abanyeshuri ayobora, avuga ati hari amategeko mu gihugu atagenda neza, ibi nibi. Mbega abanyeshuri baba barigeze nk'abashaka kuzana impinduramatwara, baba bahari hirya no hino. Uyu musore rero ni nabwo yatangiye kwinjira mu isi y'ubugizi bwa nabi icyo gihe yiga kaminuza. Buryo mu mwaka wa 2010
bamutaye muri yombi polisi bamushinja icyaha cyo kwica umuntu. None muri umwaka wa 2010 icyo cyaha kimaze gusa nkaho akirokotse, baza kumufunga nanone bamufungira ikindi cyaha cyo kwinjira mu rugo rw'abandi nta burenganzira bifitiye. Ubwo twabyita nko kwiba cyangwa se kujya mu rugo rw'abandi ushaka kwingirira nabi abatuye muri urwo rugo ariko ukaza gufatwa. Mu mwaka wa 2011 uyu musore Lawrence Bishnoi yaje gutabwa muri yombi n'ubundi nanone ashinjwa kwiba no kunyaga utwaba abantu ku ngufu. Mu Buhinde nyine kwakunda umuntu aza kwaka ibintu ku ngufu barabikora cyane, bya bindi ubona muri filime umuntu aza ugasanga afite nk'abacuruza azagasoresha akavuga ati mujye muduha umusoro kugira ngo mugire umutekano. Ugasanga abaturage basorera leta bakanasorera ikibe cyo muri ako gace cyangwa amabandi yo muri ako gace yishyize hamwe, wabyanga bakaguteza umutekano mukeya. Ibyo no musore nabyo yaje kubifungirwa. Cyane ibyo byose akabikorana abanyeshuri bari barigize abanyepolitike ngo bashaka impinduramatwara, ariko mu by'ukuri ari nk'agatsiko k'amabandi bashinze. Uyu musore bakomeje kugenda babona ukuntu yitwara, ari ibandi, ari umunyamahane, ari umugezi wa nabi, nibwo none baje kugenda amabandi agenda murokirita mujyana mu tundi dutsiko tw'amabandi, aza gushiduka yisanze muri organisation y'amabandi. Buriya hari amabandi aza ugasanga bariba, umuntu aguca ku isakoshi, ariko hakaba n'ama organisation y'abajura. Nurumva nka polisi bavuga ngo twafasha abajura bagera kuri 20 bari barakoze itsinda bakorera muri organisation. Bariya nibo babiri rero baba baroruganize bavuga ati turajya aha, banasoma ibitabo bavuga ati bigenda ukunuku ku buryo badahubagurika. Uyu musore nawe yaje kujya muri organisation y'amabandi, babandi baza bakabaha kontara bakavuga ati muzatwicira uyu, muzatwibira ibi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yatangiye kugenda azamuka mu nzego. Gusa nanone mu mwaka wa 2012 Salomon Khan wararekuwe 2006 muri Rajasthan, urukiko rw'ikirenga none rwaje kwakira cya kirego bavuga ati Salomon Khan rega yizanyamaswa yishe mu 1998, ikirego barongera barakibyutsa, yari akigikurikiranwe muri 2012. Sa 2016 Salomon Khan urwo rubanza nanone ho yaje kurutsinda mu rukiko rw'ikirenga, baravuga ati uyu mugabo tumureke yitahire kira cyaha, ntago kimuhama cyo kuba yarishe zira nyamaswa ebyiri. Ane ko n'ubundi nta bimenyetso byagaragazaga ko izo nyamaswa zapfuye zishwe n'imbunda ya Salomon Khan we yari afitiye lisansi. Urumva gutunga imbunda yabyemewe ufite urupapuro rubikwemerera, byagaragaye ko nta kimenyetso kigaragara ko izo nyamaswa zishwe na Salomon Khan, kandi urabizi mu rukiko hakora ibimenyetso. Salomon Khan no 2016 nibwo bavuze ngo icyaha bakimuhanaguyeho burundu. Januar died of overeating. Uyu ni Salomon Khan mu rukiko nari kuvuga ati imwe muri izo nyamaswa ebyiri banshinja kwica, amakuru twakuriye nuko imwe yishwe no kurya ibintu byinshi, nimba byo twabyita ngo yaguye ivutu, ibyo byarayishe, ntago ari njye wayirashe. Salomon Khan we niko yakomeje kugenda yiregura avuga. Uru ni urubanza rwaciye ibintu hano hari mu 2011 ari mu rukiko. Salomon Khan agira ngo birarangiye, barongera baramuregana none muri rwa rukiko rwa hamwe yiciye inyamaswa. Nanone icyaha kirongera kiramuhama, yarazi ngo yagihanaguweho, bamukatira imyaka 5 n'ibihumbi 10 nanone by'amande. Icyo gihe nibwo abandi basaga nkaho bashinjwanyaga nawe barimo Saif Ali Khan na bagenzi be b'abakobwa bandi bakinanye filime, bo baravuze ngo icyaha ntago kibahama, icyaha kiri kuri Salomon Khan wenyine, abandi barabarekura barataha. Salomon Khan uwo munsi bamukatiye noneho bwa nyuma, bukeye bwabo bahise bamwemerera ko ari amafaranga yakwishyura, ubundi akitahira, ibindi bakazajya bikurikiranwa yibereye hanze. Salomon Khan yarishyuye icyo cyaha, arakishyura, arakigura, yisubira mu kazi ke ko gukina amafilime. Uwo mwaka Salomon Khan rero bamurekuyemo bavuga ngo ibihano bye n'ibiki byose babikuyeho, yishyuye yisubire gukina amafilime ye. Muri uwo mwaka nibwo mu itangazamakuru twatangiye kumva izina ry'uwitwa ngo ni Lawrence Bishnoi mu nkuru z'ibitangazamakuru bavuga ati umwicanyi, umugezi wa nabi uri kumara abantu. Se muri uwo mwaka ni nabwo noneho uno mugezi wa nabi yatangaje akavuga ngo ndahiye ku bwari 2018, nibwo uno mugezi wa nabi Bishnoi yatangaje mu itangazamakuru avuga ngo njyewe ngomba kuzica Salomon Khan, kandi ibyo bivugaga ari muri gereza kuko n'umusore yafunzwe mu mwaka wa 2015. Kuva yajya muri gereza 2015 n'umugabo turi kuvugaho Bishnoi afite imyaka 31 ubu ngubu, yafunzwe 2015 ngira ngo urumva ubwicanyi igihe yabuhereye, bamufunze 2015. Ariko akimara kugera muri gereza, itsinda rye ry'abicanyi yari afite bivugwa ko bagera kuri 700, hagati ya 700 n'igihumbi, kuko polisi ntabwo ibizi neza. Ni itsinda ry'abicanyi, abajura, bivugwa ko bose ari abakozi bakorera kuri telefone, abaha amabwiriza. Iyo ushaka ko bakwicira umuntu ubibwira boss muri gereza, iyo ushaka kwiba akazi kose babinyuza kuri boss Bishnoi wibereye muri gereza. Bishnoi akazi kagakorera kuri interinete, abafite za interinete, abafite telefone, amateleviziyo, ibintu byose, amalaptop, akazi ke agategeka abakozi be bari hanze mu gihugu bakajya kwica abantu. Ntawe ushobora gukora ikintu atagitegetswe na Bishnoi, nawe bamwica. Uyu mugabo yanatangaje ko ashaka kwica Salomon Khan ari muri gereza. Leta yaba Salomon Khan n'abandi bose bo mu Buhinde barikanga baravuga ati Salomon Khan arapfuye ubwo Bishnoi yabivuze.
uyu mugabo Bishnoi bakunze kwita ngo ni Don. Uyu mugabo ni umugabo abantu benshi bazi, hari ibyaha akorera mu gihugu, bikavugwa ko ngo na leta y'Ubuhinde hari ibyaha baherutse kumusaba akabakorera. Leta nyine y'Ubuhinde yari ikeneye abicanyi, bavuga bati turashaka kuduha abicanyi bakajya kutwicira umwanzi w'igihugu uri muri Canada. Ndetse ubu tuvugana Ubuhinde na Canada, nimba mujya mukurikirana amakuru, bari mu bibazo hagati, hari umwuka mubi bitewe n'umugabo uherutse gupfira muri Canada utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubuhinde. Bikavuga ko abicanyi bishe umugabo muri Canada bari abicanyi bari mu itsinda ry'uyu mugabo Bishnoi, bari batumwe na leta y'Ubuhinde. Urumva leta ntabwo yatuma abasirikare bayo ati mujye kwica umwanzi w'igihugu cyacu ku butaka bw'ikindi gihugu. Icyo gihe leta yitabaje babagizi bana bifite mu gihugu, baza kureba Bishnoi ati n'ubundi uri umwicanyi, turabizi, ohereza abicanyi tubaha amafaranga mujye kwica umuntu runaka. Ariko urumva nta handi nibiba bivugwa ibyo ngibyo byo mu nkuru. Uyu mugabo Lawrence Bishnoi ni umusore, niyo ari muri gereza umubona kuri Instagram, ku ma Facebook, imbuga nkoranyambaga bazaho rwose, agakora n'amarayifu akaganiriza abantu kandi ari muri gereza. Ari nayo mpamvu bakubwira ati gurupe y'abagizi ba nabi ayitegeka yibereye muri gereza. Mu mwaka wa 2018 nibwo no mugabo Bishnoi yohereje umwicanyi we wa mbere kugira ngo ajye kwica Salman Khan, ariko birangira afashwe. No mu mwaka wa 2012 umwicanyi yaje gufatwa yoherejwe ku rugo rwa Salman Khan kugira ngo amwice. Uyu ni afande wo mu Buhinde wo mu mujyi Salman Khan atuyemo, bamwita Rajesh Dugari. Uyu mwafande hano yari ari gutangaza ati umwicanyi koko twaramufashe. Umwicanyi aratubwira ati impamvu yari yagiye kwica Salman Khan, hano hari mu mwaka wa 2020, ni imyaka myinshi yagiye icamo n'umugabo ashaka kwica Salman Khan. Ati impamvu uriya mugabo yohereje umuntu ngo bajye kwica Salman Khan, ati uwo mwicanyi yatubwiye ko impamvu wamwohereje ni Bishnoi, wa muyobozi nakubwiye wa akagatsiko k'abicanyi. Ati bica Salman Khan bitewe nuko ngo Salman Khan yigeze kwica inyamaswa ebyiri zo mu bwoko bw'iwabo wa Bishnoi, bafata nk'izo nyamaswa ari intagatifu, ari nk'imana zabo, nta muntu wakagombye kuzica. Icyo kintu ngo Salman Khan ari kuzira. Hashize iminsi mike nanone, ubwo tuvuye 2020 tugeze 2022. 2022 Salman Khan ubana na papa we bageze gukurikirana, babona urwandiko hanze y'urugo rwabo baruhataye, nk'uko umupolisi yakomeje kubitangaza witwa Sanjay Pandey. Ati ni urwandiko rwaje rwose ruriho amagambo avuga ati Salman Khan tugomba kuzakwica, tukuziza za nyamaswa zo mu bwoko bwacu dufata nk'aho ari intagatifu wishe, ziriya nyamaswa twebwe nta muntu ugomba kutumenyeraga zikiniriho. Mbega rwa rwandiko ruvuga ati witegure akanya kariko kose uzapfa. Mu mwaka wa 2023 n'umwaka ushize nibwo none wa musore Bishnoi yitangarije aravuga ati ubu intego nsigaranye muri ubu buzima bwanjye ni imwe. Umwaka ushize ati intego mfite mu buzima bwanjye, kwa kundi umugabo avuga ati intego mfite muri ubu buzima ni ukuzagera kuri iki n'iki. Mwese abagabo muba mufite intego n'abagore muba mufite intego. Uyu mwicanyi yaratangaje Bishnoi ati intego mfite muri ubu buzima bwanjye ni ukwica Salman Khan. Gute yifata akaba yaraje muri karitsiye iwacu nyiri umwana akica utunyamaswa iwacu dufata nk'ari udutagatifu. Nakubwiye ngo ushobora kubyumva ukumva ni nka filime cyane ibintu byoroshye bisekeje, ariko Salman Khan ubuzima bwe buri mu kangaratete, ubuzima bwahagaze. Mu mwaka ibyo ngibyo babimubwiye mu mwaka wa 2023. Uyu mwaka turimo rero mu kwezi kwa kane nibwo abagabo bane bari kuri moto ebyiri, babiri kuri ebyiri n'abandi babiri kuri ebyiri, baciye hanze y'urugo rwa Salman Khan ya Galaxy Apartment, baharasa amasasu menshi cyane, moto zihita zirukanka n'abicanyi bashaka kwicara mu Salman Khan. Ndetse nyuma yaho bumaze gucya nibwo Bishnoi n'agatsiko ke k'amabandi baje kwigamba icyo gitero, baravuga ati ni twebwe twashatse kwica Salman Khan, nubwo tutamuhitanye ntibirangiriye ahangaha tugomba kumwica. Icyo gihe nibwo Salman Khan yabonye ko biteye ubwoba, abyuka ajya gutanga ikirego. Abapolisi benshi cyane ku bwinshi n'imbunda zabo ubu boherejwe kwa Salman Khan guhera mu kwezi kwa kane, baba barinze igipangu cya Salman Khan imbere n'inyuma, impande zose barinze ko nta muntu waza kwica Salman Khan. Guhera mu kwezi kwa kane Salman Khan abayeho mu bwoba, kujya gukina filime biragoye, usibye nka filime yari yaramaze gukina yitwa ngo ni Dabanga Reloaded igiye kuzasohoka, ariko yari yarayikinnye mbere. Ariko guhera uyu mwaka turimo Salman Khan ibintu bijyanye n'iby'akazi biragoranye, kuba yasohoka mu rugo biteye ubwoba, amaraso yarahagaze kuko akanya kariko kose yakwicwa. Umugabo uri kuvuga ngo agomba kwica Salman Khan niyo ntego y'ubuzima bwe, ni umugabo ufite abicanyi bagera hagati ya 700 n'igihumbi. Babicanyi bamwumvira ategeka yibereye muri gereza ngo mwice umuntu bakabikora. Babandi bagucaho bakakurasa, bamara kukurasa bakigendera, niyo babafunga nta kibazo, babaza uburyo bazakora mu tuntu twabo. Ikindi Salman Khan cyaje kuba kibi noneho cyane bikaba bibi. Mu mwaka wa 2023 ubwo n'umwaka ushize, hari umugabo wohereje kwica Salman Khan. Bumwohereje kwica Salman Khan, polisi ziramufata. Polisi zimufashe ziramufunga. Uwo mugabo yiyahurira muri gereza
amaze kwiyahurira muri gereza wamwicanyi Bishinoyi icyo cyaha gishyira kuri Salomon Khan ngo ubwo wagambanye n'abapolisi mwica inshuti yanjye ati kuko abicanyi banjye bari nk'abavandimwe ubwo wishowe muri famiye yanjye ati ubwo noneho ibyaha nagushinjaga byo kwica inyamaswa hiyongereyeho no kuba we na polisi mwaragambanye mukicisha umusangira ngendo umuvandimwe bivuze ngo ku bya Salomon Khan ashinjwa hiyongereyeho n'icyaha cy'uko umwicanyi wa Bishinoyi Lawrence yiciwe muri gereza umwicanyi bikavuga na polisi ko yiyahuye ariko Bishinoyi ntago abyemera avuga ati umuvandimwe wanjye ntago yakwiyahura akaba ari umuvandimwe mu maraso ariko niko bano bicanyi bitana Salomon Khan yakomeje gukaza umutekano we ku buryo abicanyi kumubona byabagoye mu kwezi kwa 10 ejo bundi ngira ngo ni nako kwezi turimo kuno kwezi kuri gutangira abicanyi batatu bamaze iminsi bari gutega inshuti ya Salomon Khan inshuti ya Salomon Khan bayita ngo ni Baba Siddiq ni umugabo wahoze ari minisitiri mu Buhinde n'ubu yarakiri muri politike nkabwita Baba Siddiq yari inshuti magara ya Salomon Khan ni umunyepolitiki ukomeye cyane mu Buhinde nawe uri bukurwango rwa Salomon Khan na Shahrukh Khan rukomeje kurimbanya bameze nk'abari mu ntambara y'ubutitana wakina na filime n'undi batajya bavugana baranganye ubundi batangiye ari inshuti bakina filime baza kwangana urunuka nta n'umuvugisha undi Salomon Khan na Shahrukh Khan barangana pe umugabo wabunze n'umwe akaba ari uyu muministiri n'umuyobozi ukomeye mu Buhinde bamwita Baba Siddiq niwe wabunze barongera baba inshuti uyu mugabo Baba Siddiq akaba azwiho kuba inshuti y'abakinnyi ba filime mu Buhinde kuko abakinnyi ba filime mu Buhinde babita intwari z'igihugu ntabwo bari nkamwe mukina filime bisanzwe mu Buhinde umukinnyi wa filime bari intwari y'igihugu niko babita bari umuntu wubashywe cyane uyu mugabo bikavuga ko ari inshuti y'abakinnyi hafi ya bose ba filime z'ibi byamamare bose babandi bose uzi nyine byamamare bitaza kuntwarira umwanya mbarondora ni inshuti yabo uyu mugabo rero bikavuga ko yari umuntu ukunze gufasha abakinnyi b'amafilime ni umugabo ukina amadiro ugira n'amafaranga menshi uyu mugabo mu kwezi kwa 10 ejo bundi mu kwezi kuri gutangira yaje yicwa n'abicanyi batatu ba Lawrence Bishinoyi bamaze kumwica bahita bigamba icyo gitero baravuga ngo kubera Salomon Khan twamubuze muri iyi minsi yakomeje kwihisha ngo ari we twica twabaye duhereye ku nshuti ye Baba Siddiq kugira ngo abone ko turi seriye n'umuntu wese wa hafi ufitanye umubano na Salomon Khan nawe tuzamwica Salomon Khan ngira ngo abarebye mu cyumweru gishize amakuru ubwo yajyaga gushingura uno mushuti we uno mu ministeri Baba Siddiq yagiye azengurutswe n'abapolisi benshi ari mu marira menshi n'agahinda ubona yarakaye nk'umuntu upfushije inshuti ye magara yakundaga cyane ndetse yanapfuye kubera bamubwira ati kubera twakubuze tubaye twishe inshuti yawe kugira ngo tube turuhura umutima nyine urumva bicanyi baba bafite n'agahinda kenshi uyu mugabo Baba Siddiq wapfuye yari minister muri Maharashtra ndetse aba nabicanyi bamara gukora igikorwa nk'iki ngiki bakajya kubitangaza ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ngo nanjye mbarizwa mu itsinda ry'abicanya aba naba genge yacu niyo yishe uno mugabo bakabyemera ku karubanda vuze ngo kugeza icyumweru gishize Salomon Khan bari baratangaje ko bagomba kumwica gusa ikintu gitangaje kuri uyu munsi wa none polisi yo mu gihugu cy'Ubuhinde ku munsi w'ejo bakiriye message ya WhatsApp yohererejwe abapolisi nyine bo mu gace ka Salomon Khan ubwo twabyita kuri station ya polisi yaho cyane ushaka kuyitera ibu yo mu Buhinde nimba nayo ariko bayita sinzi uko bayita bakiriye message ivuga ngo mubwire umusore wanyu Salomon Khan ubwo bandikiye polisi ko tugomba kumwica ariko byaba byiza yishyuye $600 by'amadolari ubwo nubishyira mu Nyarwanda uramenye amafaranga ukuntu ari menshi cyangwa ukabishyira mu Mahinde n'amafaranga menshi cyane ati Salomon Khan tumbega ni nko kuvuga ngo tumushyiriyemo imiyaga gahunda bari bafite iriya myaka yose ni ukumwica bari barabitangaje guhera 2018 ariko ejo bundi none icyumweru gishize nibwo bavuze ngo Salomon Khan akeneye imbabazi zacu nyuma yo kwica inshuti ye baratangaje ati arasabwa kwishyura $600 by'idolari tukareba ko twamurebera mu gitabo cy'impuhwe tukamubabarira ayo mafaranga n'amafaranga menshi cyane ubwo butumwa kandi aba barara kugira ngo ubone ukuntu bamenyera kano gatsiko k'amabanda ari kabi cyane ubwo butumwa baba barabunyujije kuri polisi abari ijya kubimenyesha abanyamakuru ibimenyeshe na Salomon Khan nkuko babikoze koko niko byagenze polisi yese magara itangazamakuru bavuga ko bakiriye ikindi kintu cy'iterabwoba kimeze cyuko Salomon Khan agomba kwishyura amafaranga ariko bavuga ko nta kibazo iperereza rikomeje umutekano w'abapolisi babongereye ku rugo rwa Salomon Khan ubu dutegereje kureba Salomon Khan arishyura amafaranga cyangwa Salomon Khan areka bamwice polisi ihangane nabyo ibintu biteye ubwoba kuko Salomon Khan urebye ubuzima bayemo muri iyi minsi nta hana kijya nta biraka ari gufata ngo apfe gukina amafilime ubuzima bwe mbega ameze nk'umuntu ufungiye mu rugo kugira ngo yirinde bano bicanyi ababicanyi n'abicanyi bari seriye cyane ku buryo bivuga ko iri tsinda ry'abicanyi ry'uyu mugabo bita Lawrence Bishinoyi
nta nubwo ari umugabo ushaje cyane, afite 31. urumva igihe yatangiye gutera ubwoba Salomon Khan yari 20 na mbega n'umwana wavutse Salomon Khan ari umustar afite imyaka 28, ariko amumereye nabi aramuzonze. Mu mwaka wa 2010 kugeza 2012 nibwo no mugabo izina ryatangiye kuzamuka mu gihugu, ashinjwe ibyaha, ibirego byandikwa kuri polisi agenda azamuka cyane. Si ubwa mbere uno mugabo yaba yishe icyamamare, oya uno mugabo yagiye yica ibyamamare byinshi. Hari umuhanzi yigeze kwica mu Buhinde wari ukomeye. Uyu mugabo ni benshi yisha, ariko iyo biwenda reka tujye muri ba bantu baba bafite amazina akomeye bazwi. Mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa 11 uyu mugabo Bishinoyi n'itsinda rye bigambye ko aribo barashe umukinnyi wa filime akaba n'umuhanzi bitaga ngo ni Gipigere Wari, barashiwe baraharasa cyane. Icyo gihe bamurasiraga iki? Bamurasiraga ko ngo ari inshuti ya Salomon Khan. Uyu mugabo abonye arokotse amasasa atamwishe nibwo yaje kujya ku karubanda aratangaza ngo nubwo nanjye ngena filime nk'abandi n'umuhanzi, Salomon Khan si inshuti yanjye, ndamwihakanye nka kumwe Petero yihakanye Yesu, aramwihakana neza. Nibwo yongeye kugira gahenge, baravuga toke ubwo ntacyo tuzagutwara ubwo mwihakanye. None dore na minisitiri bamwishe kubera ari inshuti ya Salomon Khan. Mbega Salomon Khan ageze muri cyagihe aho n'inshuti ze ziri kumwihakana nka Yesu, zikavuga ati nukuri umubano wacu na Salomon Khan warahagaze, mutazanatwica muvuga ngo turi inshuti ze kuva minisita yakwicwa. Mu mwaka wa 2022 hari mu kwezi kwa gatanu tariki 29 hari umuhanzi w'umupunjabi w'icyamamare bamwita ngo ni Sidhu Moosewala. Uwo muhanzi yarishwe yicirwa muri Mansa. Amaze kwicwa bivuga ko iri tsinda n'ubundi rya Bishinoyi ry'abicanye ari ryo ryamwisherera nabyigamba. Yari icyamamare gikomeye cyane. None kandi mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa 9 bigambye ko aribo bishe umugabo witwa ngo ni Suka Deneke, bigambye ko aribo bamwishe. Tutibagiwe na Baba Siddique uriya mu minisitiri bishe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10. Uyu mugabo yabaye cabinet minister wa Maharashtra, yari umugabo ukomeye cyane, yari ndetse yari n'inshuti bya hafi ya Salomon Khan, babanye kuva kera ku buryo Salomon Khan bari mu gahinda n'ubwoba bwinshi kakagika ariko kose nawe bamwica. Bano ngerageje kubwira nabazwe ni ibyamamare nkuko na Salomon Khan turi kuvuga ari icyamamare, ariko ubundi rino tsinda rya Lawrence Bishinoyi ni itsinda ryisha abantu benshi, ubu ntabwo twabavamo, ryica abantu benshi, niko kazi kabatunze. Urumva umuntu ufite abicanyi bagera hafi ku 1000 ategeka ati mujye kwica uyu, twabonye ikiraka cyo kwica uyu, baraduhembaya naya ndabahembaya. Urumva umuntu nyine bafite itsinda rinini ayoboye, ku buryo na polisi byayinaniye kuba bakontorora no mugabo ubashe kuba bamwambura ibyitumanaho. Bwa buzima mujye mubona mu mafilime umuntu aba ari muri gereza ariko ari uyoboye abagizi ba nabi bari hanze ya gereza mukagira ngo niba muri filime. Biriya bintu bibaho mu Buhinde cyane, ni nabyo biri kuba kuri Salomon Khan. Reka dutegereze tuze kureba Salomon Khan arakora iki. Bamugiriye impuhwe kumubwira ngo niyishyure $600 by'idolari, babimusabye. Turaza kureba nimba yishyura ibyo $600 by'idolari kugira ngo yikomereze akazi ke neza nta mbogamizi, cyangwa se nawe nk'uko bamuzi ari umufunga mutwe ngo ni Tiger niko yitwa, abayinde bamwita ngo ni Tiger. Turaza kureba nimba akomeza agafunga umutwe akavuga ati polisi irabikurikirana, ndinzwe na polisi. Urumva Salomon Khan asanzwe afite abarinzi, bafite ba bodyguard benshi cyane, ariko hano hiyongeraho n'abapolisi kugira ngo umutekano bawe bawukaze. Reka tuze kureba nimba no mugabo ari buze kwishyura cyangwa se ubuzima bwe akabushyira mu maboko ya polisi. Ni kuri ya YouTube channel yanyu makuru n'umuntu uri buze kuyasanga, ariko vuba bidatinze nk'ejo dushobora kuzarebera hamwe amwe mu mateka y'iki cyihebe. N'impamvu bakomeje kuvuga ngo kirashaka kuba ari cyo cyihebe cyangwa se umugezi wa nabi wa mbere uyobora Ubuhinde bwose ndetse no hanze y'Ubuhinde bwose. Turaza kumenya iby'uyu mugabo uyoboye abicanyi yibereye muri gereza y'imyaka 31. Reka mbabwire ngo ibuka gukora subscribe, dukomeze tujye tugenda.